ikinyota zakoze iki cyaguteye inyota ugo afatanye si wagondoka gace kako gafuka ari gatora kwara nk'abana bo mu baminisitiri cyangwa mu bakomeye ndebe uko biragenda kanya rigenda aje kumva nkumvura homvomvwa ngo nibagushakira imbuto cyangwa ibindi bintu bikomeye byiza byo kurya nk'ibyo abana bo mu bakire ukumva nshaka karuka gasosi wabuzwa n'iki kugashaka hano ni muri resitora ugwariye ni muri hoteli shaka akantu k'agasosi agasosi k'isanduruma ariko cyangwa utogosereza imiharavumba zishobora babijumba binini biri akomeza ukifashisha izo mishoro zirakurambiye nyine nshakira amazi umwisha ako nk'ubu reka nze nkubaza ikibazo kimwe sinari nifite gahunda ngomba kujamo sinari nifite iyo ndaje none ukubera iki nari nifite gahunda zanje ukabura ukumbangamiye subundi waje kujyama mu nzu ngakinga siyo ntumbaganira challenge urabonetse uragaragara ariko ubu kwifata ukansiganga ukansigana ntinumbi nukugira ngo bitagenda bite gusigaho ndakubwiye ngo nagusizaho nakubosha ninje ugomba kumurembera nje nyine nawe buranyabira hose nuko kwabira kukubwiza ukuri kw'ibyabaye tamurembera sinabwe muri umuna wawe Ese uyu mwana biragenda uziko nta kintu na kimwe nsigiye uziko nta kintu na kimwe wampaye uziko nta kintu na kimwe wasize aha ngaha ndahasiga ikintu sinfite iki ndaguha ikintu ndaguha iki ubwo gunja haruguze iki barankota kuye kugwiza imibare none waje mu kinyarwanda sigushaka y'imiti bakagukopa ukaza ugahereza uyu mwana wo kugira azapfiranga kinyarwanda wakuvura utamuhaye n'icicumi mwiriwe mukomere cyane mureke mbere na mbere mbashimire kubwitabire mwagize mwazindutse kandi muri intore cyane mwihamashye nukuri kino kintu ndakibashimiye nk'abagore ubusanzwe tuzi ko abagore ari abantu batinda bagende buhoro mu bintu baba bari gukora ariko ndabashimira ko rwose inama mwayitabire nk'abantu koko yari iri ku mutima so rero nkubise mbangura kugira ngo tugire vuba vuba tujye no mu yindi mirimo tugiye kuganira ku ngingo eshatu z'ingenzi sibyo ingingo ya mbere tugiye kuganiraho ni ingingo yo kuboneza urubyaro ego ingingo yo kuboneza urubyaro turaza kuyitindaho gatoya indi ngingo turi buze gutindaho ya kabiri ni ingingo ivuga ukuntu umugore agomba gusigasira umwana uri hehe uri mu nda ego kugira ngo umwana uri mu nda agire ubuzima bwiza icyo kintu gikunda kugonga abagore benshi iyo ngingo nayo turaza kuyitindaho ingingo ya gatatu muri kumva ingingo ya gatatu ni ifitanye isano n'ingingo ya kabiri yo kumenya ngo umwana uri mu nda ubuzima bwe bumeze bute ubwo ni iki ni ukujya kwa muganga ukurikirana umwana urakoze cyane bakumpere n'amashyi iyo ngingo nayo turaza kuyitindaho mbona bidatinze rero ndi kumwe n'umuyobozi mugenzi wanjye bamwita Roza wabujijwe n'iki se ko gutanga amafaranga ubwo mujane kwa muganga bamujana sina mituweli nta bana koko musimwa ko ukoraga mana nje ngiraga amafaranga ninumva uyu mwana ntabarembe ahanga nsi utagajya sino ntabwo ukoraga nkoraga he ntabwo baguhembye bampembeye hehe mudugudu nta mafaranga baguhaye si mudugudu sijya kuja kumurari irondo na kwizamu uzi ngo arishuraga atishuraga seko waje ugakorera wasa subundira wewe birabirayi byagenze bite birabirayi ntago baguhembye papa
gashize niki amazi eh amazi hangana amazi wavomye nsa ibaza utazaniye umurwayi amazi kandi uziko buri kanya gasabaga none aranywa iki gansaba kunyari mu kanwa nta mazi gari hano hangana ndabirayi gashizeyo najagayo nkaba nsabye 300 iyo maze nkamusaba ngana ubwo mugeze midani igicatana papa de fakuma amata nyine nta kibazo mbanza ari gusaba amata mbasa cyangwa ubwo irarondura hariraga ariko niba nkubwiye ngo nta mafaranga nari nabona ntago neganyije kubona nago bamaye naragarendaga amara amatariki yemberwagaho ko garenze gari kurenga nta mafaranga mfite hanago ndi guteganya simwa wagareka gareke sikutajyaga n'impuhwe ubwo wishima ko muri umwana wazana gawe mbese ngizi neza ko baguhemba gashizeyo ntago nkigira nta mafaranga ufite kuzina ry'Imana uri kwinywera sinkubwiye ko ntuza mukobwa wanze bampe mari ukankopye sawa baragukopye barakwizeye Bikokora umwana aragiye kuzina ry'Imana sabe nyamara uyu mwana ashobora kuducika wazanye amafaranga nyamara uyu mwana ashobora kuducika gagundire n'aba yapfuye uzagaguramo isanduku oya komeza ubike ndabizi neza ufite amafaranga urukugimana kubwe umuntu utagiriye impuhwe muri umunawe ahubwo umuntu utagirira impuhwe umwana yabyaye nkubeshe se ufite amafaranga urukwanga kugatanga ubishaka nuja mwijuru ni wowe uri kingura agazukana rikinga nsi mwana ndebe nsi biragenda gute wafata icyemezo ugakora mu mfuka kwa ndafata icyemezo ninja ujya gufatisha icyemezo nje fatisha ndebe utagifasha ngo umenye ngo uyu mwana arabahugura genda kujaye untumye he yego araza kumfasha kubaganiriza si ibyo gusa kandi uko mumureba aha ni umushoramari mwiza cyane dufite ni umuhinzi buri ukomeye cyane ni umuhinzi areza cyane yeza ibirayi rero araza kubaganiriza murumva ni umugisha mwagiriwe araza kubaganiriza urukumva uko bikorwa mu mwegere ku buryo niyo ngingo nayo muri buyitahane anyway ntabwo ari ibyo byanzinduye karakaciyemo ku ngingo ya mbere rero niba twimbukiranya neza ingingo ya mbere mbabwiye tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku bintu bijyanye no kugira intuza iby'intuza byo kugira bya bindi byo kuboneza urubyaro nacyo mbibutse kuboneza urubyaro koko ariko ndabacerenjize birasaba gutega amatwi murabona ko sinzi ahantu mwari muri kandi ni ingingo z'ingenzi nandi kunyuramo byinshi byari aha ibintu byabazinduye mu biha agaciro yego ingingo ya mbere tugiye kuganira ingingo yo kuboneza urubyaro taro ndakumva data ndashaka ngo nkubaze ibibazo bibiri kuri ingingo nk'umugore bigaragara ko ushobora kuba uruta bagenzi bawe ni barumuna bawe yego nshaka kugira ngo nkubaze ibibazo bibiri n'abana banje bashobora no kubona n'abana bawe birashoboka ikintu cyo kuboneza urubyaro ibavuze kuboneza urubyaro ubundi wowe ubyumva gute jewe rero nzi ko kuboneza urubyaro ari ukubyara abo dushoboye kurera ubwo rero kubera yuko bajaga barabitwigisha no mu mashirahamwe gacu g'ubuhinzi bakatubwira bati mu bintu bijanye no kuboneza urubyaro ntabwo mwapfa kubyishoborera ngo murakoresha ngo bwa buryo ngo bwa kinyarwanda bundi ngo bwo kwirinda hari ukuntu nyine bari kubaka hari ukuntu y'akagundi ariko ubwo nyine bararebye bati ibintu by'amajambere nibyo kwiteza urushinge tuzigenda uve mu nzu ko niko hano hazagamo n'abandi bantu ndazizamo biriya bikarito ubwo ari wowe ubwo ugiye kuja urambunza muri rubanda nishyura amafaranga nigendere ndakukunda kugira ngo bimarire iki mbere si ubundi ubwo ibintu wankoze ni ibiki kandi
twagira ngo rimwe wari ugiye kujya biswi buri yicisha aba ariho uyinyuza. Barampereza amafaranga. Ere. Iki? Uri kumereza 5,000. Kugira ngo ngwangahe? Mereza amafaranga twavuganye 50 kandi ubyuzuze. Hatabuzeho n'igice na kimwe. 50. Wagize kutanjyana mu nzu nzima. Tujyamye mu bintu za mu byatsi. None ukumeza 5,000. Ko wivugira hejuru reka tujana ibintu gake nkuko twatangiye tukumereza amafaranga nigendere nta n'umwanya akira nyine. Ndayo ndi gufata. Nta mafaranga mfite. Dose wabindataho. Mukasha. Ibintu twakoze uko muragira mu mukirana. Ibintu mva nkubwire ibintu twakoze uko nari mbyiteze siko nabisanze. Dose birandeba. Ntaho uryoshe. Mureke mbabwire. Hano hakigera umupaturo mujye murareka ahere kuri buri muntu umwe uko twahageze. Uyo uko biragenda uwaje mbere ni ugenda mbere. Umunsi byakaze neza. Tonde nje musaba ikintu kimwe sibyo. Niba tubona ahantu ho gukora bose twese dufatanye nk'abantu bafite ubuzima tubayemo tuhagendere. Niba bashaka umukozi umwe se no numva turagendera rimwe turayagaba. Icyo ngiye byabingwaye. Aya oyo barusa. Hagarara. Ariko itonde memuhagaze n'abantu mbaye ariko rero umuntu amaze kureba ubu nafunze ntabwo bitesha wita mukati saruti boss abakozi rero nje gufata hano simufite icyakasi mva cyane gera barabantu bahereze ariko nyine ndi kukubwira akazi nagafunze kandi bari kumpamagara mbera aba bantu urwunge bitesha ni sawa byiza boss oya mutanyanduza mwebwe bampera mbahera umwe barusangire si cyangwa buri wese muhuru shirikazi harabihere sanana shirikazi aho ngaho amafaranga nyine bari kumpamagara nsubiye mu kazi ko amafaranga ni ikibazo mwa ni ikibazo sinone ubigiye nahereye ko nategereje igihe kinini ubu ngubu uri kubona birarangirira he ize hano ipikipiki binyegeye ize hano ibinyegeye wowe ndi kukubwira mpamvu mpereza nigende mu kazi ndaguhangaye nozi bamaze gukonsoma amatesi 3 igihe twagendeye kandi nanje ubwanje umwanya gwanje turagubara nk'ibihumbi 30 cyangwa 40 umwanya gwawe ikibazo ni amafaranga nyine ndi kwihuta. Mukasha wabishatse ari byo wagambiriye wakorera umuntu ibyo mwateganyije gukora ukabiryosha ariko twabikoze ico nabonye cyo wabikoze bitakuvuye ku mutima kwari nko cyo mpereza amafaranga rero byavuye ku mutima byavuye ku bitsi ibyo ntibikureba kingenze twakoze ibyo ushaka gukora ntaho nishimye n'umutima gwanje naho gunezere turika cyangwa usandare mbereza amafaranga gawe ko wamvuko amafaranga yose uragambereza nsa ndakubwiye ngo udasarira amafaranga anje umutwe ugumene enda ugumene nanjye nsandaza ugwawe ako wibura nyikaraga imbere uko ibyo twakoranye twabikoranye wareka nka kwishura ugataha nyishura amafaranga kubera ko aya nambanda zuru kugura nibishe kuri kugura kubijyambere ufite amafaranga ngano cyangwa ngafata 7,000 nakubwiye ngo ntago ndindaya kandi nani ntago nasambara aya mafaranga nyishura aya mafaranga yose Mukasha fasha kibazo ntabwo amafaranga wa mwana negereza gato ariko reka kuvuga nabi negereza gato hari umukiriya twari tujanye ariko dati wareka kuvuga nabi we ntabwo kwinda amafaranga gawe hari umukiriya mfite kareka nzampereza amafaranga ndaje mubwira bakomere 100 ndaje n'ubundi ndi kubikora ndaje mbifata umva urukumva ko bari kunyakura cyane mfasha umpereza ku mafaranga akira ako nangahe ibi ni ibihumbi 12 ndari naguhangahe uramba ibihumbi 45 kubera iki saba cyeza 3 nangahe ko gonye ari amakesi we umbabarire nunzi sifato zisubize nukiza izo wahaye abandi ubu se tusibye no kubara n'inzoga maze gutanga akakanya umwanya maze gute murayimwe murayirangije amafaranga sombwe siga ibi ngibi nabyo mbisiga wabihaje fata amafaranga no hanyuma sinuhaguruka umana ibi nibiki nushaka ngahe mbere ubwe mbereze 45 we ndi umugabo nanjye ndi umugore urazana umugabo bwawe nanjye ndi umugore yego ibyo twakoze twabikoze byarangiye sibyo cyo nyishura fata amafaranga gawe uce hano ndagukubita nanjye ndakubwiye ngo ndagukubita Mukasha ndagukubita nanjye ndagukubita
mbereza amafaranga yose hatabuzamo n'igiceri na kimwe cyangwa njye nawe ngwereke umugore icyari urugutega ndenje nagwa mukasha bawe nundi musi tazongera kumenyera mukasha kandi muje murahereza abantu agaciro abantu baransuzugura wa mumotari we anda fata none se kananga urukumu ibi kari 2020 umpaye none 2020 nibyo ngiye gutangira none natanze bose nashakura mwishyura no kuri telefone sinabonye kuri telefone ahubwo sada ndaguha ngahe we yarampa 10,000 yego ufite amafaranga mpindi bitanga ndi kukubwira mu mayi 1,100 cyangwa 2,200 nubundi ndi mu kazi ndi gukora yego mutahe muve mu kazi yego uranarutse ndi kukubwira nawe ndi kukubwira reka kunsitere Ye mugabo umva si muze wamba bari ukafasha ko abakiriya bahagaze batonze umurongo none ntamuha amafaranga nose amafaranga wamaye ntago inzoga amafaranga we ureke winsuzugura ningusuzugura sinone wamaye amafaranga yego nta amafaranga we mugomba haye mumare umuntu ho 2,000 ninde si barahereza amafaranga Perezi mu 25 biri kubura nigendere nisubiremo. Nta mafaranga nsigaranye. Ngo ntacyo usigaranye. Tumaze twumvikane rero. Bazana kubwira. Bazakubwira baravuga ngo gaya gidero byindikaga. Nje nako nindikaga bazana kubwira. Areka sikonsaduka. Nje ndi amafaranga ngo haye ni make. None se amafaranga aragurugera nakoze. None ndagibagaho. None se ibyo birande. Agone nsigaranye ngahaba abana bibakakariye kwiseta. Umutani nawe ndamwishyura. Muhenzoga ibyo si birande. Muhenzoga yisubirana. We tumanze twumvikane rero wa musaza. Sibyo nta muntu numwe nari nice nta n'umuntu natekereza akonje naca nk'ubyagize tumanze tubyumvikane kandi ndabaza umuhungu wanje umuhungu wawe sibyo by'umuhungu wawe ibyo birande ndamusaba we turaranguraga ntagara amazi tubaga twase no kuntinza nanjye mu kazi urangije ndikukubwira ngo mpereza amafaranga nigende kandi gashize ntagize sibyo birande kono iyi moto nahitanye ifatara ucuruzaga kuri moto nahifata no kugira ubone ko nanjye ndi n'umugabo ngamba base ndakwinginze Jawa ngiye wenda injo ndi guhereza igihe mapuru yafi hanyuma wowe uri umuko ukodesha mu nzu yawe ningera mu rugo ndatanga fata abana banje ndagaguha basi mwana oya mureke we motari sinabona ko amafaranga ngasi nose undi kwati nigera kwishu ukoraga akazi kawe nanze reka nkora akazi kanje muze mpereza akazi kanje ngende mwana ndakashaka genda bona ubundi ibintu nabyo nshaka kurwanira aha hantu Jambwiye ko n'ubundi iyi moto yaguhaye akazi ntabwo ndabura amafaranga mbore n'umuntu none ikintu na kimwe ntikiye witonde muze vuba uce tugenda ariko vuba uce tugenda ko ntabwo nabura amafaranga mbore ikintu na kimwe ngenda njana amafaranga gawe kuko icyara tugenda ariko Simuri kureba cyangwa si umuntu akaja kunywa ibinini n'iby'amezi 3 cyangwa si iby'imyaka 5 urushinge rw'imyaka 5 cyangwa si urw'imyaka 3 ubwo nyine rero ibyo byose bikorerwaga kwa muganga rumwe rukurinda gusama nyine gusama vuba ubaga ubyirinze iyo waboneje urubyaro ukoraga imirimo zawe zo kuba ku rugo nta kibazo waje gukenera kongera kubyara undi mwana uri kumukurikiza ukagira ute ukagenda ugakuzamo ka gapira cyangwa se ukareka bya binini arabikoraga sinisa arakoze cyane mu mpera amashyi abisobanuye mbo wenda mwunganiye na Roza nawe araza kunyunganira kuboneza urubyaro cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo bita family planning
kuboneza urubyaro nk'uko abivuze ni ukubyara abo dushoboye kugira gute kurera umwana ntubyara abana ngo nurangiza ngo umwe ajye ku ishuri undi abure minerivare hari uwo nshobora kuba mu minsi yashize muri hangana hari ahantu twagiye gutanga amahugurwa baje umuntu wa family planning isese kuboneza urubyaro niki ngo nukubyara abana batatu twarazetse kubyara abana batatu rero yumvaga ari bakeye akibagirwa ko hari umuntu utashoboye no kurera kubyara abana batatu ntabwo ariko kuboneza urubyaro cyangwa se kubyara babiri ushobora kubabyara ntushobore kubarera icyo gihe uba wishe family planning ahubwo family planning ushobora no kubyara abana 10 ukaba wakoze planning family planning ukaba wayikoze neza abo bana 10 uzi nuko baba bashoboye kubarera icyo gihe uba waboneje urubyaro baziga neza bazambara neza bazavuzwa bazarya ntangorane zabaye wowe nukuvuga ngo mbere yo kujya kubyara murabanza nk'umuryango nk'umugore n'umugabo mukicira mukajya inama mukareba imitungo mufite mukareba ejo hazaza hanyu mwarangiza mukavuga muti kubera ibi nibi turimo reka tubyara umwana umwe cyangwa se mukagendera mu mujogo umwe mukabyumvikana kuboneza Nsauraho murumva ni amahoro uraje ko wicaye aho sinakandi gatebe gahari ngo naho rero ibijanye n'izo mihingire ibyo ngibyo nabyo nubwo uri kubona bihingaga ariko nuko agira gate ahingaga byemewe agakurikiza ibipimo bigenwe agashiraho amafumbire akagira gute buriya niyo mpamvu ubona yabaye uwo muhinzi w'ibyo birayi bikanagenda bikanamuyoboka akaba nabyezaga bakaba bamutanzeho urugero mw'iyi nama nuko agira gate akurikizaga ibijanye n'umujogo kuhinga ibirayi nyine byemewe neza ku murongo aradeza ubwo ni ibyo ngibyo naho se ubundi waje no gukora iki uzi waje gukora iki ko naherutse se ukatira hirya muri bitereko hano hageze gute ahubwo wowe ko ntazi iyo wanyuze mbizi neza ko wayisuzu nkurikiye wangahe nyurana nawe aha komera yewe aza we komera muyobozi nari ndi kugushaka rero narinje rero uranyihanganira gatoya nari ndi mu nama kandi ni inama yemerewe abagore gusa nta mugabo yemerewemo nta kibazo twayiterana oya ahubwo birasaba ko uri bumpaye umwanya ubuwe ugiye hanze ubugiye ku ruhande gatoya nimba n'umwanya ndagira amatwi se ntibari kugusobanurira ko shaka no mutabare rata muyobozi kari gahunda oya nta kibazo ndakuvugisha rongeze mu rugo bati wagiye mu nama ubwo nabwo ndumva nabi manze ipfo mu gishanga mu kinyogo mu masaka nta murimo gwawe ntagezemo narangije kuhatera dore n'ubu nsanze mu nama urabugiye ku ruhande birabirayi rero bikeneye kiyoda turi mu nama hano iburetse ibyo babimbira mu kanya nta kibazo simbi hano sintacu jya ku ruhande tumanze turangiza ibyo turimo n'insozi ubwo turavugana wavuye hejuru yabo batanu nuko twakomeza mbe hejuru sino ndi hejuru twari tukiri mu kuboneza aha mu kuboneza urubyaro family planning family planning wowe ndikumva turi kumwe ndikumva nyamara noneho menya muri gukurikira ariko wenda kugaruka n'ubuzwagira musizanuri nabimenye ni family planning family planning kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro rero mu ijambo rimwe rikubiyemo byose nukubyara abushoboye kurera nicyo gisobanuro cyabyo ntimujye kure abana nibicwe n'inzara bajya no kwishuri ntibabure ishuri ntibabure medical service bakabona ubuvuzi bakambara neza bagasa neza kandi kantu kuri ibyo bintu bijanye no kuboneza urubyaro hari igihe mushobora kumva ngo wenda nabagore gusa narindi kwihutara utundi turimo nari mfite sinzi uko twari ariko wa muhungu wampaye umwanya nk'umwanya nk'iminota mikeya ndaje nkuvugisha ndi kwihuta yego ndi kubyumva ari kwihangana nyine nari hari igihe abana b'abakobwa bakumva ngo umuntu aboneza urubyaro kubera yuko ngo wenda yashatse gusa nawe duhuriye mu mirimo wakora ibyawe ukagira bitandukanye ahantu wahageze ute ariko mwabantu muri kutubangamira ugize ngo ubusubiye ntabwo nguhamagaye ntabwo numvaga mwana we ntabwo nguhamagaye ndikubwira ngo muri kudusakuriza mujye hirya kumenza namira tinda mbere oya ntabwo iri butinde aba bakobwa
nabo murasabwa abana banje kwirinda mukarinda ubwari bwanyu mukarinda ubusugi bwanyu ariko aho byanze tubwirwa ko hari kwirinda gukoresha agakingirizo nese uzakoresha noneho mureke kubera ko ingingo twayitinzeho sibyo mu ngingo zindi twe twavuze reka tuzinyureho twihuta hari ingingo yo kugira gute yo kujya kwa muganga kugira umenye ko umwana ameze aho ugomba kumekinga shuwa ko buri kwezi ujya kwa muganga icyo kizi kivivutse ntekereza ko ikindi wenda akazuba karahumbije tukumenya ngo ibyo warya kugira ngo umwana abeho neza mu nda ni imboga n'ibyo uriye n'ibyo umwana yoshaka kandi umwana uri sunda umuyobozi amafaranga ndi kugusaba ntago natunuki sinzi impamvu nagatunikira rero nagagusaba ugasa nkaho uri kunyirengaje naragukoreye amatariki go gwembwa gahageze amafaranga nje nigende ku munsi guciye ikibu birabirayi kandi uzi ko ndatera ugundi tikigoro biragenda gute kandi ikindi ntabwo ndongera kubisubiramo ku izina ry'umutari wampereza iki amafaranga ganje navuze ngo mutege iki ntabari bagwemba aja murubaha ubwo se wambwe ngo baragaguhaye gawe uje kwishura nandi kukubaza ahubwo uri kuncanga uracamufite amafaranga nyihera amafaranga nyegererere cansa uringe tururi gisambo niba ndinge turaniweho wambyaye bicuri cyo nanje ndakibonye nyihera amafaranga ganje nyihera amafaranga ganje rakanizende nishura amafaranga ganje nakore uyobozi simvuge ngo ncirijwe hejuru uri hano nyishura meneze amafaranga ganje niko ndikukwishuza amatara ko ndi kwigenda ko mfite utuntu ngiye ariko ndakubonye mbonye iki wakakurungurutse batangaraje ndeba mbanzu nyuma akusensa amafaranga nahaye so ngo guhereza gigembo canje si cyawe nyine mama faranga ganje mada nikugenda niko bagwahereje amafaranga ganje ngo ugamereze ntiwaga niko se Nsabi Nsabi reba hano ndi kukubaza nsubiza tonde mwa we itonde ariko ntujura amafaranga ndashe nkubwira ndakubwira urambwira iki sindi gushaka amafaranga niba wagamuhaye najya muhaye nukuri kwimana hereza amafaranga nina buretse bama amafaranga nase ndenda kukwaka amafaranga okay mama faranga ganje ariko usaba abantu ndabaye Nsabi buretse we mama faranga ganje genda nina meza amafaranga ganje nanje hugo ndavuze ngo mpereza ganje baguhaye kunishuza kabiri wowe agawe mpereza ganje baguhaye nitonde shaka amafaranga ngakuye sedase ariko ubisinkubonye urambonye nyine nese nimbumanye nandebaga mukankinisha urumva ndakushunjura byishuje wowe inshuro ebyiri ukwishuza uyu sironga ariko nyishuza ntabwo nagukoreye kubera iki kabiri gute amafaranga yaguhaye inde umwankanduraho amaso sabitse wo mumpera amafaranga ngo ga amafaranga ngo yajyane yagerwara kugira ngo aza kuba ntunarika mu nama agwampaye nari mbizi karagawe nagariye ngo nkwihimure niko rero nuko wari wavuze ngo nta mafaranga ufite none ago bampaye ngo ngohereze gare gavuye je nibihwana rero nanje yagampaye niko mvuye kumva aganje ngo turinge turibye ariko urashaje urakuze siba data mwakoze muyobozi sana kubwo kudemba mwakoze Jerengwa wagize ngo uzojya kunkanagira mu birayi ni izina ry'Imana ndababonye umva wa muhungu ntuzongere kunyegera umbwira ubusa ngo ninguhereza akazi ndebira ibintu ukoze aho wasaguye mwangu meho magana wasagura isanduku